niba turi kumwe kuba turi kumwe ariko turi murugo. nawe wabyizeye Iyi kandi na papa wawe yabyemeye. nawe wabyizeye Abyizeye se yumva papa yambeshye. sheri wajya umbabarira basi ugafungura ubwonko ntabwo mwise kutagira ubwenge ukabufungura ugatekereza ahantu kure. Njye ntabwo ntekereza se. Uratekereza ndabyumva ariko se kuki wizera ibintu byose bije bikakugwa mu matwi? Niki cyakwemeza yuko ibyo bintu koko byabaye? Ikindi kandi ntabwo mvuze ngo dadi wawe arabeshya ngo nago yahuye na dadi wanjye, ariko ikintu ukwiye gutekereza kandi ugashyira mu bwonko bwawe, ikintu ukwiye gutekereza kandi ugashyira mu bwonko bwawe niko iribagiza abwiye Cyusa sheri we. Kandi koko nibyo aka kanya ntago ari byo nje ngo tuganire, nizere ko aka video wakabonye neza agasobanukiwe. Ndaje ngo nkubwire aho Cyusa akigera iwabo uko byagenze. Ese wowe uribaza uko byagenze? Ngo hayi ikaze. Urakoze cyane wowe udukurikiranye kano kanya, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'umugabo, ndetse nawe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'agaciro. Imana iguha umugisha. Nongera nkwibutsa ko umwaka aribwo tukiwutangira, nizere ko ufite intego y'uyu mwaka nziza. Gusa ntago ari icyo tuje kuganiraho, nje ngo tuganire, nje nkubwira uburyo Cyusa akigera iwabo byagenze. Yego ntirasohoka, inzira y'umusaraba season ya kabiri episode ya 58 iri busohoke none. Gusa ariko nje kukubonjaho, kuko nyine iyo nje ndakubonjaho bigasohoka nta kubonjaho. Twese nyine abantu twese turabizi ko iyo umuntu yajyaga mu isoko bamubonjaga akabanza kumva. Ubu nyine nanjye nje kubumvisha none. Ese we murakoze. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse ni iwacu nta guhozaho, ni buri munsi. Ni ibiganiro byiza cyane, ndetse nawe wabikunze watanga like na comment ushaka ko hari icyo twakora. Rega ibintu byose dukora hano kwicano ni mwebwe dukorera, ntago twikorera. Ni mwe kandi ibitekerezo byanyu nibyo tugenderaho. Muri abantu b'agaciro kandi mukwiye kubaho. Indabo zanyu murazikwiriye, rero ngaho nimwikomeraho amashyi aho muherereye hose. Nizere ko muyikomeye kandi mumeze neza. Nongera mbashimira cyane, muri abantu b'agaciro 100%. Kandi amahoro y'Imana bane namwe, ibyiza bijye bibagereraho ku gihe, mujye munezerwa, ibintu byose mbega ibyo upanga byose ntibibe nk'uko wabyifuje, ariko bigende mu mujyo w'ibintu byiza. Rero ntabatindiye mwihangane, narondogoye cyane, kandi kurondogora nimba ari umuco, nimba ari ukugira ute, ubwo nyine mfite amagambo menshi, so mwihangane rero. Reka nze dukomeze. Njye muri kumva nitwa Ibrahim, ubakunda cyane 100%. Sibyo, mu magambo make rero icyari kituzanye ni kubabonja ukuntu Cyusa kigera iwabo byagenze. Aka kanya waba uri kubyibazaho, ariko nabwo mbere y'uko dusimbuka arumva twaba dusimbutse tugiye kure. Ese wowe uratekereza ko Cyusa ufite umukobwa ufite ibitekerezo gutya sheri we akwiye kumufata bagasubira iwabo, cyangwa bakwiye kubana aho bari bakihangana zitarago z'ubuzima nyine zigakomeza zikabacanga? Ariko buriya iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, twese akenshi n'ibyo bintu batwigisha tukiri bato cyangwa turi bakuru. Niyo uri mu bibazo umuntu arakubwira ati urugamba iyo rugeze aho rukomeye ruba rugiye kurangira. Siko twese tubizi? Niko tubizi kandi biranakora. Buriya kuba akomerewe ni ukwihangana kandi akavana amaboko mu mifuka. Buriya nkuriya ni umuntu w'umugabo, yego yari n'umudiaspora niko tubizi, ariko uriya yavukana amaboko mu mifuka akajya kwihiringa mu biyede, akajya hehe, ariko agatunga famiye. Kuko kuba umuntu w'umugabo ntabwo ari ukuba wambaye ipantaro, ntabwo ari ukuba utegereje ku babyeyi bawe, ndetse nta n'ikindi kintu uba utegereje
mbega ahandi hantu uri umuntu w'umugabo. Kandi kuba uri umuntu w'umugabo ntabwo bivuze ngo ni uko uri umugabo uri igitsina gabo. N'umuntu w'umukobwa umuntu w'umugore cyangwa umukobwa cyangwa umuhungu yavamo umuntu w'umugabo. Umugabo nyine ntabwo ari ukuvuga ngo ni igitsina gabo. Umugabo ni ijambo ry'umugabo, umuntu ukora ibintu nyine bifite icyo twakwita ireme kandi bifite aho byageza abandi bantu barenga umwe kuzamura. Ubwo rero kuba nawe wakifata wavamo umuntu w'umugabo, niyo mpamvu umuntu azagushimira akakubwira ati uri nka Korodina, uri Odette, akakubwira ati ubaye umuntu w'umugabo, uri akagabo pe. Nuko nyine hari ibyo ubukoze bigaragaza abantu b'abagabo. Yego rero buriya nawe akwiye kubaho nk'umugabo. Abenshi muri comment mwatangiye kwandika ngo se umudiaspora ni gute abura amafaranga? Siko mwatangiye kwandika ni gute ashimuta umuntu atarabiteguye, murongeraho ngo umudiaspora ngira moto yari afite yayisize he? Ibyo bintu nibyo bintu mwese muri kwibaza. Aka kanya nyine mukwiye kubisobanukirwa. Wasanga na moto atari yiwe ariko muzabisobanukirwa. Rero naje kubabonja kigera iwabo, bamwakiriye neza, barishima, ariko ntabwo bazi neza yuko ikirego cyavuye muri RIB. Ikirego kiracyari muri RIB, wakumva n'aka kanya bamutambikanye. Rero nongera ngushimira wowe wakoze subscribe, uri umuntu w'agaciro. Njye narinje kukubonjaho gatoya kubera ko uba ushonje uhishiwe. Biracyari kubira, biri kubira, ntabwo birashya kandi mbarorereje cyane. Mwahaga ibiryo bitarashya. Mbabwira ngo mukore sapu kugira ngo igice kizajya gisohoka ntikikajye kibacika hano kwiyicano yacu. Muri abantu b'agaciro, muri abo kubahwa, mukwiriye indabo zanyu. Congratulations. Ushaka kudutera inkunga cyangwa ari icyo ushaka kutubwira kuri contact yacu, watwandikira kuri WhatsApp ukoresheje ino nimero 0782 97 52 37. 0782 97 52 37. Yego ukatwandikira hari inyunganizi cyangwa inkunga ushaka kudutera. Ntukatwandikire utubwira ngo muraho neza. Nyine hari abantu baza batwandikira, yego no kudusuhuza nibyo, ariko hari umuntu uza kwandikira akubwira ibintu nawe utabyumva pe. Kandi mwese bijya bibabaho. Mwihangane kandi mumbabarire, ndabakunda cyane. Njyewe mwari kumwe nitwa Ibrahim, ndi wa muhungu wanyu kandi mbakunda 100%. Love you. Amahoro y'Imana bane namwe, tuze gusubira mu kindi kiganiro mu kanya.